za resitora, habamo ibyumba by'inama, habamo imipira, twakira abantu bose b'ingeri zose. Muri Rulindo ni mu bantu nka 2-3 bafite ibintu n'ibindi, Nyirangarama, Kaporali, hari n'abandi, ariko urwego rwacu natwo rurashimishije. Urumva n'abaturisite bagiye gukora ibigagi turabakira. Ni ukuvuga rero yuko dufite uruhare rukomeye rwo kwizamura, wenda bako uretse niherero, ariko no kuzamura igihugu no kuzamura ubumenyi. Kuvuga icyo nshaka kugeraho ni iki: ubu mwana mutoya uri muri P4, ejo nk'uko yabibabwiraga, ni mwebwe muzagera ikirenge mu cyacu. Ejo bundi nanjye nari meze nkamwe, ndi hasi yanyu, kuko ubu ngubu noneho mu gihugu cy'amajyambere nababwiye ko mwambaye inkweto, mwambaye iniforume. Muri P4 nta kintu tuba turagifite. Nagenderaga n'amakanya. Inkweto ya mbere nayibonye mfite imyaka 12, hari ngiye muri sogonderi. Rero ni mwebwe Rwanda rw'ejo, ni mwebwe muzubaka iki gihugu, mufite uruhare rukomeye. Niyo mpamvu nanjye nabazanye hano kugira ngo murebe ibyo umwana mwamwe ukurikira mu ishuri, utarangara, udasuzuma, ufite indangagaciro nziza za Kinyarwanda zo kubaha mwarimu, zo kubaha ababyeyi, zo gukurikira amasomo. Niba wicaye mu masomo nk'uko nabibabwira, kuko nararangaraga nkiri mutoya, kuko narakubagana, ahubwo mvuga yuko nagize n'Imana. Ariko maze gukura ngeze muri sogonderi, natangiye kumenya yuko ninsubira inyuma nkatsinda, nzasubira gusiga nkararamukira. Ndavuga ibyo rero sinzongera kuryamukira, ngiye kwiga nsinde, nzajya ndyama kuri mato kandi ngasenga. Nakundaga Imana kuko burya ibintu byose bitarimo disipurine, bitubanya ijambo ry'Imana ntatugeraho. Kuko iyi si ntisakaye bana banjye, iyi si ishaka yo kugenda mu nzira nziza. Nababwiye indangagaciro zo kubaha, zo gukunda mugenzi wawe, kuko no muri na Bibiliya yabidusaba. Kunda mugenzi wawe kuko wikunda. Iryo tegeko rya mbere ryo muri Bibiliya. Irya mbere ni ugukunda Imana. Irya kabiri ringana n'irya mbere, ni ugukunda nk'uko wikunda. Izo ndangagaciro, gukurikira amasomo. Aba bantu mureba hano ni abantu bakomeye, wabivuze neza. Aba bantu nibo batugira icyo uba nyuma. Muvamo abaganga, muvamo abarimu, muvamo abaminisitiri, muvamo premier ministre, yewe no hejuru birenze ibyo ngibyo. Byashoboka, ariko byose bizaterwa nawe imyitwarire ku ishuri. Ubundi rero ndagira ngo ntizindi mu magambo menshi, ikintu nashaka kubagezaho ni uko muri abantu bakomeye mufite agaciro. Igituma nanjye nabahamagaye hano muri iyi nzu twakiramo abayobozi baturutse i Kigali n'abandi bakozi bakomeye, ari mu rwego rw'intara, rw'akarere, rw'umurenge, b'akagari, abo bose murangana namwe muraba agaciro. Ejo bundi muzamuri, nicyo gituma nabemeze, nabahaye icyo cyubahiro. Mwabonye intebe mwicayemo shaka, iratatse shaka. Kubera iki? Kubera ko mufite agaciro. Ngaho mwihamaye. Nimuza ejo bundi zana yuko ishuri ryanyu ryatsinze, kuko muri P4 mu myaka 2 nzabaza niba mwaratsinze, kandi bizashimisha. Ejo nimusubira mu ishuri, kwa mbere musubira mu ishuri, sinzongere kumva numva umwana ukubagana, tasuzugura mwarimu, usuzugura ababyeyi. Ahubwo bazambwire yuko hari abanyeshuri bavuye ahangaha bakangutse, batangiye kumenya agaciro ko kwiga rero bifite agaciro, bihindura amateka, bizaguhindura amateka. Murakoze.